ndeka njyenyine ugenda utegura ubukwe, nzagushyigikira, nzagutwerera, icyo uzakenera cyose nshoboye nzakigufasha, ariko ntabwo ngishaka call zawe kumpamagara, ntabwo ngishaka message zawe, nanjye ntazanjye uzabona. Genda ubeho ubuzima bwawe, nanjye ubuzima bwanjye. Rwose Claire, mbabarira umvire mu buzima, kuko igihe wahamaze cyose cyari cyo kunterera intimba mfite ubu ngubu. Ubwo Claire yaratunguwe, yumva agahinda kanjye, yumvise mbabaye, yumva intimba mfite, ariko nawe yakundaga Jack mu buryo butabaho, kuko bari bamaze imyaka ngo 3 bakundana. Urumva nabimenye nyuma. Claire yararize, yagiraga amarira yo hafi, arambwira ati ni ukuri Paul, nagukundaga rwose nk'inshuti yanjye isanzwe, ntabwo nari nzi ko byari byarageze aho ngaho. Urumva rwose umbabarire kuba narakubabaje, mbabarire rwose, ntibitume bintandukanya nawe. Uri inshuti nziza, uri umusore mwiza, wabona undi mukobwa ugukunda. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Ndagusuhuje rero uri mu Rwanda, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bari muri Amerika, bari Australia, bari Aziya, n'abari muri Amerika y'Amajyepfo. Abantu bose bari ku birwa bitandukanye ndabasuhuje. Mumeze mute? Abari Canada, abari America, ndetse n'abari za Russia, n'abari za China, n'abari za South Africa, mwese ndabaramukije kandi mbahaye ikaze nanone hano kuri Ep Media. So wewe wakanze subscribe rero ndagushimiye nanone. Uyu munsi nkaba ngiye kubabwira inkuru nabwiwe n'umusore witwa Paul. Umusore rero wambwiye inkuru rwose numva inkoze ku mutima, kandi urabizi hano mbabwira inkuru zabayeho nyinshi ndetse ziba zifite ikintu zigaragaza cyahindura ubuzima bw'umuntu nyine uyumvise. Paul rero yambwiye inkuru ye yuko yahuye n'umugore we cyangwa se umufasha we witwa Anita. Ni inkuru yambwiye numva inkoze ku mutima. Paul ni umuntu w'umukire, ni umugabo w'umukire rwose, ndetse we na Anita bamaze kubyarana kabiri. Nuvuga ngo uyu munsi rero nkaba nateguye iyo nkuru kugira ngo nyibagezeho, ariko ndayibabwira mu ijwi rya Paul nk'uko yabimbwiye. Muraza abari buze kuza bayisanga hagati, ntimuze kubyitiranya, ariko nyine nuko. So nahuye na Paul rero. Paul turaganira nyine, ni inshuti yanjye, ariko ubu ngubu akaba atabizi ko ngiye kubabwira inkuru ye, nubwo nyine ngiye kuyibabwira. Paul rero yaratangiye yambwira uburyo inkuru ye yatangiye n'uburyo byamugendeye. Paul na Anita bakundanye mu buryo budashoboka, cyangwa se mu buryo ubona butari gushoboka. Paul rero yarambwiye ati ngewe uko nari umusore ufite amafaranga, nari umusore wishakishije nkibona, mfite ubushobozi, mfite business yanjye, nari mfite business ntumiza ibintu hanze nkabyinjiza mu gihugu, ariko nyine business yanjye yaraningaga fresh. Nari mfite amafaranga, mfite imodoka, mfite buri kimwe mu gihe cyanjye cy'ubusore. Nari mfite inzu, nari mfite business zitandukanye nakoraga, kuko rwose nari umusore wihagije kandi nari umusore utamwaye. Gusa ibyo byose ntabwo byambujije kubabara mu rukundo, kuko nakundanye n'umukobwa witwa Chanceline. Dukundana ari umunyeshuri ukiri kwiga segonderi, njye nari nararangije icyo gihe, nari nkiri kwiga kaminuza, ariko nari ngiye kuyirangiza. Maze tumaze gukundana, urumva kaminuza nari hafi kuyirangiza, mpita nanayisoza Chanceline tugikundana. Nawe icyo gihe yigaga muri segonderi, ariko nawe agiye gusoza. Chanceline yari umukobwa nakundaga mu buzima bwanjye bwose, kuko yari yaraje ku kigo nigaho, ari umurokrasante, turakundana, ariko yari yaje njye ndi kugenda. Urumva rero twarakomezanyije kuko nari mukuru kumuruta. Rero Chanceline yaje nawe gusoza kwiga segonderi, ajya kwiga kaminuza. Ubwo njye nari naratangiye ibintu by'ama business yanjye, ariko mu gihe ari kwiga kaminuza Chanceline twarakundanaga, ariko mu gukundana kwanjye nawe ntabwo ibintu byagenze neza. Mu by'ukuri nta kintu ntigeze nkora kugira ngo Chanceline abashe kwishima, ariko yarananiye, birangira dutandukanye. Chanceline nagiye mufasha ibintu byinshi, ari kwiga kaminuza, nkamuha ibikoresho, nkamuha amafaranga yisukisha, nkamutwara nkamujyana ahantu ashaka kujya kwisukishiriza,
tugatembera. Mbese mu buzima bwe bwa kaminuza nagerageje gukora uko nshoboye, nari mfite amafaranga, Chanceline ndamunezeza ariko ntabwo yigeze abishima. Nyine yaragiye ataranasoza kaminuza yahise arongorwa n'undi mugabo utandukanye w'umukire. Sinzi uko byagenze kuko nanjye nari ndi mu rugo numva barampamagaye, murumuna wanjye nawe nyine yigaga kaminuza, bariganaga ariko batiga mu ishuri rimwe ariko bigaga kuri university imwe, niwe wampamagaye ambwira ngo uzi ko Chanceline agiye kurongorwa. Nahise numva nyine mbabaye, numva ncitse intege. Gusa hari hashize iminsi atanyikoza, muhamagara ntamfate, nkatungurwa n'ukuntu nta kintu akinsaba, nta n'ikintu nkibona gikeneye, amafaranga muhaye ntanshimire. Mbese imico ye yarahindutse, kandi abantu bose bari bazi ko dukundana, mu rugo bari babizi, bazi ko rwose ntegereje ko asoza kaminuza tugahita tubana, kuko urumva njyewe nta cyari kumbuza gukora ubukwe kuko nari mfite n'ubushobozi kandi mfite n'umukunzi. Chanceline yayigiriye gushaka undi mugabo, ubwo ngubwo mba nsigaye ntyo, mba ndababaye. Nari maze imyaka 6 nkundana nawe kuko twarakundanye nkiri gusoza segonderi ngiye kujya kaminuza. Numva abakobwa bose mbisibyemo, numva singishaka gukunda, ariko nyine byarangiye nyine niyakiriye ndihangana. Ndetse James we yambwiye ko nyine yambwiye ko yarazi ko mbizi, kuko ngo uwo mugabo yazaga no kumureba ku ishuri kuri campus bakijyanira. James anabizi ariko ntabimbwire kuko yarazi ngo twaratandukanye, kuko Chanceline ntabwo yari gukora ibyo bintu James abibona kandi tugikundana. James rero yabimbwiye nyuma, ambwira ati nese burya wari ugikundana na Chanceline? Ati twaba tugikundana. Ambwira ko twaba tugikundana kuko ntabwo nyine yamenyaga ibintu byinshi byacu, ntabwo nari ndi n'umuntu tuganira cyane bijyanye n'urukundo cyangwa n'abakobwa dukundana. Nyuma nyine namubwiye ko hari hashize nk'amezi 4 rwose Chanceline ntazi ibibazo afite. Rwose uwo mugabo bashakanye nta mezi 6 babanye, kubera ko ibintu byinshi, inshingano zanjye nari nkizikora nk'uko bikwiye, nubwo nta appreciation cyangwa kunshimira yakoraga, ariko amafaranga yo kumwoherereza muri weekend narayoherezaga, amafaranga yo kwisukisha nayamwohererezaga, ntayansubize, ntanshimire, ntanambwire murakoze, ntanagira ate. Ariko nyine nkumva ari inshingano zanjye, nkumva yuko wenda ari mu gukora ibizamini, nkamwandikira message akansubiza igihe abiboneye, namuhamagara akambwira ko ahuze. Biza kurangira noneho nyine nanjye mbaye nk'utuje ngo ndebe uko amera, ariko Chanceline byarangiye nyine agiye. Numvise nyine mbabaye nk'uko nabikubwiye, numva umutwe wanjye uratakaye, numva nanze abakobwa ku rwego rwo hejuru, kuko numvaga ko nta kintu, burya nubwo bavuga ngo ibintu ntacyo waha umukobwa ngo yishime, basa gukunde abone ko ufite gahunda kuri we. Ibyo rero byatumye nyine mara igihe, namaze hafi umwaka wose nta mukobwa mfite dukundana, nta mukunzi mfite dukundana. Numva nyine ko ngiye gufokasinga cyane ku business zanjye, ku bucuruzi bwanjye, ku bijyanye no kwishakira amafaranga, mbese iby'abakobwa nkabivamo. Hashize rero umwaka nibwo nahuye na Claire. Claire yari umukobwa wakundaga kumpahira, umukobwa wakundaga kuza gushaka ibikoresho nacuruzaga ibikoresho byinshi cyane ibijyanye n'ibiribwa. Nari mfite ahantu aga supermarket ariko katari kanini, kari ka alimentation cyangwa supermarket, ariko karimo ibintu byinshi n'ibyo kurya. Rero Claire yakundaga kuza kungurira amavuta y'ubuto. Hari amavuta y'ubuto nazanaga nyakuye hanze atarabaga hafi mu gihugu hose, nkayazana, ariko hari n'abandi babaga bayafite ariko ari ku ma supermarket ahenze. Rero Claire yari aturanye n'ako ga supermarket nari mfite hafi n'iwabo. Ayo mavuta rero ni nkaho ariyo yaduhuje, ariko nyine mubwira ko ncuruza n'ibijyanye n'amaparfait ku yindi shop nari mfite ahandi, amavuta yo kwisiga n'ibindi byinshi, kuko nyine nari mfite utuntu tugiye dutandukanye nakoraga. Nari maze umwaka ndi gufokasinga cyane ku bijyanye na business zanjye z'ubucuruzi. Rero niho Claire twaje kumera nkaho dukundanyemo, kuko nabonye nyine asa nk'unyereka ko anyitayeho. Claire yanzaniraga utuntu twinshi dutandukanye, akampamagara, akambaza uko niriwe, akambaza amakuru. Ntabwo nari mbiherutse, kuko nyine bwagezeho hari parfait yari yarantumye amanimero ya telefone kugira ngo nzabone uko mwereka ifoto, kuko najyaga China kurangura, nkajya Dubai kugira ngo mbone ibikoresho bitandukanye n'iby'isoko nari impanganye naryo muri icyo gihe. Rero Claire twari kumwe, ndamubwira nti Claire, parfait uri kunsaba rero
ndakeka ntabwo ngenzi icuruza, ariko ahantu ndangurira kubera nta muntu wapfa kuyigura hano, ahantu ndangurira ziba zihari. Claire yampaye nimero ye ya telefone, nimero ndayiyarujisitira, bukeye nyine njya China, hashize icyumweru njya China, Claire tuvugana, mwereka ifoto ya parfait nari mbonye, arambwira ngo niyo. Claire narayimuzaniye, ako nyine ntabwo namwatse amafaranga, nahise nyipackaging neza dore ko itari nahenze cyane, ariko kuri internet yaba ari ihenze kubera kuyikura hanze ukayizana byari ibintu nyine bihenze, ariko nayizananye n'ibindi bikoresho byanjye nakuraga hanze cyane cyane by'ubwiza. Nibwo na packaginze parfait, ndamuhamagara kuri telefone mubwira ahantu narindi, nari nagiye gufata agacyayi. Claire arahansanga, ndamusuhuza mubwira amakuru yanjye yuko mvuye hanze, mubwira n'uburyo ya parfait burya zihaba, ariko ngiye nkaba ntayicuruza kuko nta bantu benshi bari bazizi, nta n'abantu bazimbazaga uretse we wari uyimbajije, kuko nawe yari yabibonye kuri internet. Umucuti we wo hanze yarayikoreshaga, niwe wari wayimweretse amubwira ko ari nziza, atuma nyine nanjye nyimuzanira kuko ahandi hantu hose yari yayihabuze. Claire twaraganiriye, mubaza amakuru, mubazi biriya bintu ukunda kunyandikira, kumbona unyitaho cyane, arambwira ati ni ibisanzwe, ariko ni ibisanzwe kwitaho. Ega Paul, abasore benshi kubitaho, hari abasore baba bafite stress nyinshi, nkaho ufite stress nyinshi kandi kuba inshuti nawe ntacyo biba rwose bintwaye. Rwose Claire yari umwana mwiza cyane, wumva ko ibintu byose gufata abantu neza ari ibintu bisanzwe. Nanjye Claire naje gushiduka mukunda, ntangira kujya nawe mufata nk'uko nafataga Chanceline, ntangira kwibona nasubiye mu rukundo, ntangira kwibona nyine Claire ari umuntu wanjye. Claire yari umukobwa usenga cyane, ariko nyine nabwo atabigira intambara cyane, yarasengaga, akunda gusenga, ambwira Paul byuza tujyane mu masengesho. Claire yarampinduye, anjyana mu masengesho, tujyana gusenga, tukajyana gutembera, ikanyereka inshuti ze. Ariko Claire twakundanye ntazi ko afite boyfriend, ntazi ko afite undi mukunzi bamaranye n'igihe kirekire. Ubwo ibyo byose twabikoraga njyewe nzi ngo turakundana, ariko we tudakundana, ariho ubwo ari kwa kundi yitereye. Yari umukobwa mwiza rwose wubaha abantu, ntangira kubifata nk'aho ari couple, tukajyana gusenga, tukajyana mu bitaramo, tukajyana ahantu hose hagiye hatandukanye turi kumwe, ndetse n'iwabo bwagezeho baramenya, hashize nk'amezi nk'abiri turi kumwe na Claire, iwabo baje kumenya, ariko nta kintu kidasanzwe nigeze mbabwira cyangwa mbamenyesha. Na Claire ubwe njye nari nzi ko nawe ankunda, ko naramubwira ati Claire uri mwiza ndagukunda, nawe akansubiza ati ya urakoze cyane nawe ndagukunda. Nkumva nyine ko abirimo. Claire nkajya kumufata mu rugo, nkamujyana ku rusengero, naba afite izindi gahunda nyinshi, nkamubwira nti njye ntabwo nza, nkohereza imodoka ikamutwara ikamudepoza ku rusengero, ikaza kumufata, ibintu nk'ibisanzwe. Claire rero nyuma hashize amezi, ndakeka Claire twamaranye amezi 5 dukunda, nge ndi mu rukundo, urumva harashize nk'amezi tuziranye, harashize amezi 9 tuziranye, ariko 5 ariyo yarashize ngiye mufata nk'umukunzi wanjye, mubwira gahunda zanjye zose, nawe akanyakira nk'uko. Ntabwo nzi rwose ikintu Claire yari agamije kuri ngiye, kuko yanyerekaga ko nkunda, akanyereka yuko nampangayikira, akanyandikira message zanjye akazisubiza, tugasohoka nkabona nta kibazo, nkamubwira ko mukunda nawe akabimbwira. Ariko naje gutungurwa n'ukuntu nari kuri shop yanjye, aho nari ndi kumwe n'abandi bacuti banjye bari bavuye hanze baje kunsura, ndi kugenda mbatembereza mbereka business zanjye, nibwo Claire yampamagaye ambwira ko nshaka cyane. Ubwo nahise ntandukana n'abacuti banjye, mbabwira ko ngiye kuri shop yanjye, ko bo twari kumwe kuri alimentation, mpita nyivaho mfata imodoka njya kureba Claire, kuko we nyine niho twakundaga guhurira. Abacuti banjye mbasiga aho ngaho. Alimentation zanjye nyinshi zabaga zicunzwe na murumuna wanjye James, kuko nibwo yaragisoza kaminuza, ndetse nicyo gihe yarakeneye akazi nyine, ariko nta kazi yarakeneye kuko nari mfite ibintu byinshi byo kwitaho kandi yagombaga kwitaho cyane. Icyo gihe rero nagiye kureba Claire ku yindi shop yanjye nyine yari nacuruzaga amavuta n'amaparfait, cyane cyane nitaga ku maparfait. Ubwo Claire ngiye kubona mbona nyine ari kumwe n'umusore, mbona imodoka hirya y'umweru ya Jeep, ariko iparitse, ngira ngo ni umuntu nyine urimo imbere gushaka
ibyo agura, ariko ndebye mbona Claire ku ruhande ari kumwe n'umusore, rwose umusore ubona ko asobanutse ku rwego rwo hejuru. Umusore ntabwo nari muzi ku rusengero, ntabwo nari muzi mu muryango wabo, nyine nibwo bwa mbere nari mubonye. Noneho navuye mu modoka nari mbabonye hirya bari imbere kuri shop yanjye, ariko ntinda kureba kwibaza ko nibazaga nyine impamvu ubwo bategerereje aho ngaho Claire ari kumwe n'uwo musore. Ntabwo nabitindagaho cyane kuko nyine numvaga ko Claire dukundana. Yaranasamaye nyine abonye nje aza kunyakira, ambwira ati boss sohoka ngufitiye inkuru ya danje. Navuga ati Claire kuki wishimye cyane uyu munsi? Ati ndishimye, I have surprise, ngufitiye surprise rwose, ndashaka ko uyu munsi uyu mugoroba tuba turi kumwe. Mbabareye kuba nkurogoye abantu mwari kumwe bose, ndabizi ko ubuhuze cyane kuko ubona n'isaha imwe biba ari iby'igiciro uri gutakaza. Ndubwe nacyo ariko nta kibazo kuba twaba turi kumwe, se upfa kuba ubishaka rwose, byose ushaka njyewe nta kibazo na gito. Ubwo niko kumobera turagenda. Claire yari umuntu nyine, yari umurokore, yari umukobwa w'umurokore, urumva usenga cyane, ntabyo gusomana urumva yagiraga cyane, ntabwo yabikundaga kandi narabyubashye. Ntabwo nanjye namushyiragaho ibintu nyine by'ubusazi kuko yari umukobwa witonda ufite umuco, nanjye nanamwishimiye cyane. Claire bwagezeho turagenda, tugeze nyine hafi n'uwo musore ko yari amurekuye nyine muri kuyaza kunyakira ku muryango w'imodoka. Ubwo tuba turagiye, tugeze nyine aho umusore yari ahagaze, umusore rwose usobanutse nk'uko nabikubwiye. Ndamubwira nti amakuru, ndamusuhuza ntibite, ati ni sawa, ko mbona ntakumenyereye inahangaha cyane, ukunda kuhagera. Claire avuga cyane avuga ati Paul, nakubwiye ko ibintu byose ari njye mbiyobora uyu munsi, kuki ushaka kunyoborana? Narasetse ndamubwira nti okay, mbiyobore nta kibazo, nuko nyine buriya abantu bashya ngiye nkunda kurema inshuti, nkunda kugira inshuti nshya, nkunda kandi nkabyishimira cyane kuko mba numva ko buri muntu wese mpuye nawe hari icyo namwungukiraho, cyangwa se hari ubuzima bwanjye bushobora guhinduka kubera we bukava hamwe bukajya ahandi, cyangwa se nawe ubwe bushobora guhinduka kubera njyewe cyangwa se bugahindurwa nanjye. Claire yahise afata ijambo arambwira ati Paul, uyu musore ureba hano yitwa Jack, ni umusore nyine dukundana, surprise. Njyewe nabaye nk'uri kurota, ndeba uburyo Claire yishimye, naho umusore nyine ahita amubwira ati ariko wagiye ureka ubusazi sheri. Ariko ubusazi sheri nyine ni ibintu byantunguye. Urumva nk'umuntu waruje yitabye girlfriend we cyangwa se umukunzi we, ko nta musore nigeraga mbona acudikanye cyangwa ashumikanye na Claire. Claire yahoraga ari umukobwa uri kumwe n'abasore basengana, baririmbana muri korali, ko yarimbaga no muri korali. Nyine nkumva yuko ari njye musore wo hanze bari baziranye, utari mu miryango y'iwabo cyangwa bahora muri community z'ibijyanye n'iyobokamana. Nibwo nari mbonye uwo musore. Claire abonye ukuntu naguye mu kantu ahita ahinduka arandeba ati Paul, ubaye iki? Ndabwira nti nta kibazo. Nahise niyumanganya mwereka ko nta kibazo, mwereka ko nishimiye umukunzi we. Ndabwira nti none se umukunzi wawe abahaganaye? Urumva kwiyakira muri njye ntabwo ibintu byari bimeze neza mu mutima. Ambwira ati nyine umukunzi wanjye ba Canada, ubu nibwo yaraje, ibaze ko amaze umwaka n'igice atagira ino, tuvugana kuri telefone, umva nari narashize, nari cyokora umva Jack, nari ngukumbuye ku rwego rwo hejuru pe, nushongera umuhobere. Barahoberana. Jack yari umusore nyine udakunze guseka cyane, uri karume utuje, yari umusore muremure w'imibiri yombi, wambaye neza, ko yari yambaye n'ikoti, icyo gihe yari yambaye costume ariko nta karuvati, n'ishati y'umweru, costume y'umukara. Mbona ko nyine asa nkaho hari ahantu yari avuye nko mu bukwe avanyeyo na Claire, kuko Claire nawe yari yambaye ikanzu nziza. Ubona ko bavuye ahantu nko mu bukwe, ariko nyine sinari mbyitayeho cyane, mu mutwe wanjye bwo hari hahindutse. Nahise mbwira Claire, nabwira nti nishimiye kubamenya rero Jack, ni byiza, ariko Claire mfite gahunda, mfite abacuti nari nsize kuri alimentation, sinzi niba twaza kuvugana kuri telefone, ndetse na Jack tukareba uburyo tuzahura tukamenyana birenze. Nanjye urubyumva nitwa Paul, nabikubwiye, ni byiza kukumenya, mwandekura nanjye nkagenda kuko nyine mfite abacuti nasize bonyine kandi nta wundi muntu uri kubitaho. Ubwo Claire nkaho nta cyabaye rwose abumvira ati ndabizi, ati rero Jack, Paul abahuze buri gihe, ubu nanjye kugira mubone ni
ibintu biba byangoye cyane aba yitanze. So turamwihanganira rero sheri, kubera ko nyine urumva ko nyine afite abandi bashyitsi kandi natwe dufite ahantu henshi ho kujya. Paul rwose ndakubohoye kandi rwose wakoze cyane nyine kunyumva kandi nyine nawe urabizi. Namusezeho bose mbasezeraho, ndagenda ninjira mu modoka ntazi niba ndi bwitware. Ubwo mu mutwe wanjye hari hatangiye kuzamo ibijyanye n'uko nabwira Claire tugategura iby'ubukwe cyangwa ibijyanye no gutegura nyine gahunda zo gushakana cyangwa zo kubana, tukava muri ibyo bintu byo kuba hagati. Mu mutwe wanjye hari hazambye hajemo ibindi bintu bishyashya. Numvaga rwose nahindutse, numvaga mu mutwe wanjye ntazi ibyo ndibyo. Ubwo nahise natse imodoka nshyiramo umuriro, ndatwara ndaakselera ndihuta cyane njya mu rugo iwanjye. Ariko kuri alimentation ntabwo nagiyeyo, naho kuri shop ntabwo nahagumye, nahise njya mu rugo iwanjye, ahubwo ndaryama nta kindi kintu nkoze. Naparitse imodoka mvuze amahoni menshi cyane. Umukozi wanjye yaranatunguwe kuko yari arimo imbere mu nzu ari gutegura ku meza. Nari mfite umusore tubana nyine wamfashaga imirimo itandukanye, gutera ipasi, guteka. Ni nawe rero wafunguraga kuri gate iyo nazaga nyine ndi mu modoka cyane cyane, ariko igihe kinini narayifunguriraga kuko yabaga adahuze nibwo yazaga gufungura. Ubwo ngubwo yaje noneho yumva nahindutse, navugije amahoni ndi nko kuri metero rwose nka 50. ubwo barafunguye, ninjiza imodoka mu gipangu, ndafunga mpita ninjira mu buriri. Ubwo ngubwo nariyoroshe, numva ntabwo nzi uwo ndi we. Nibaza Claire, nari maze kumenyesha inshuti zanjye ko hari umukobwa ndi hafi kubereka ibintu bitandukanye. Abantu bose inshuti zanjye zari zimaze kumenya ko Claire dukundana, mu rugo bari babizi batyo. Mbese nkeka ko ni wabo bari baramaze kunyakira, ariko bo ntabwo twabivugagaho. Numvaga wenda batabizi cyane, ariko nkumva Claire azabatungura. Ariko nabaga nibeshya kuko nabo bari bazi umukunzi wa Claire wabaga muri Canada ariwe Jack. Icyo gihe nyine nabaye nk'umuntu wagiye muri koma. Emi twabanaga mu rugo yaraje, ase boss ko mbona bitameze neza, ufite ikibazo? Arakomanga. Ndabwira nti umva Emi, genda rwose ukora ibintu byawe, ntabwo umeze neza, ariko ntabwo ndwaye ntugire ikibazo. Nuko numvaga nyine mfite stress, ariko ntugire ikibazo. Ubwo ngubwo Emi yaragiye nyine yisubirira mu mirimo ye, nanjye ubwo nguma mu buriri ndeba message zose nandikiranye na Claire kuva igihe tumenyana, ndeba amafoto yanjye na Claire twifotoje, nibuka igihe cyose twajyanye gusenga, nibuka ukuntu nari nsigaye njya gusenga buri gihe buri cyumweru. Claire yarampinduye cyane, ukuntu twajyanaga mu bitaramo bitandukanye, byaba ibyo kuramya no guhimbaza Imana, ibitaramo bisanzwe, ibitaramo byose rwose twari abantu bitabira kandi tumeze nka couple. Claire yampitiragamo imyenda nambara, akambwira ipantaro, akampitiramo ishati nambara, yakundaga ko ndi smart, yakundaga ibintu byinshi twari tubihuje. Ariko nagiye kumva numva ngo akundana na Jack, numva rwose ndasebye, numva sinarizi ibyo ndimo, ariko makosa menshi nkayishyiraho kuko ntabwo nari narabwiye Claire uburyo gahunda mufiteho n'uburyo nge niyumva kuri we, uretse ko twabitwaraga nk'abantu b'inshuti nyine bari aho, ariko birenze ubucuti, byararenze ubucuti. Utubonye wese yabonaga ko dukundana koko. Kuri nge narababaye, numva ntaye umutwe, numva ntaye ubwonko. Ariko Claire ubwo na Jack bari gupanga ubukwe, ndetse mu mezi 6 yari bukurikireho bagombaga gushakana nk'umugore n'umugabo. Ndetse ni nacyo kintu ahanini cyari kizanye Jack, nubwo naje kumenya ko Jack yaje no mu bukwe bwa mushikiwe, ariko ahanini yaraje no gupanga uburyo agomba gupanga ubukwe na Claire. Ubwo bwarakeye nyine Claire arampamagara, sinamwitaba kuko nari nasibye ibintu byanjye nawe byose biduhuza. Amafoto nayasibye, message nazisibye, narakaye, namurakariye, nabaye undi muntu rwose Claire atigeze amenya, abona mu maso he. Iminsi yaricumye, Claire anyandikira, ese Paul umeze neza? Paul kutanyitaba? Paul ndashaka kuvuga, ndashaka kuvugisha, urarwaye? Anyandikira message nkuko byari bisanzwe. Urumva we mu mutima we nta cyari kidasanzwe cyabaye. Yari yaranyakiriye nk'umusore w'inshuti y'uraho, mbese buzura ariko badateganya kubana. Ubwo numvise ubuzima bw'ikinyoma nari maze mwayo mezi yose, amezi hafi 5 nzi ko ndi mu rukundo, mbimubwira ni ndagukunda, nawe ati nanjye ndagukunda rega. Nkibaza ikintu Claire yakoreye ibyo bintu bisa bityo
kikanyobera nanjye bikancanga. Hashize nyine igihe Claire nza kumwandikira nti ntabwo rwose meze neza, ndahuze cyane, ntabwo ngishaka relationship, ahubwo ndagushyigikiye mu bukurimo. Ngo Claire yarampamagaye kuri telefone, noneho ndamwitaba, arambwira ati se twari hashize nk'icyumweru, ariko Paul kuki utakimfata kuri telefone, utakinyandikira ngo nsubize message nkwandikira, ufite kibazo ki? Ubwo naramubwiye nti nta kibazo mfite, kandi nakubwiye ko namenye kuri gutegura ubukwe, ndagushyigikiye rwose wowe na Jack, kandi rwose icyo uzankeneraho unyandikira. Muri iyi minsi ndi busy cyane, muri iyi minsi ndahuze, mfite create indi business, hari business nshyashya ndi gushaka gukora, kandi urumva nkeneye gutekereza ibintu byinshi, niyo mpamvu nta mwanya nkunze kuba mfite, kandi ndabizi ko nawe Jack ndakeka aba yakokipye, Jack arahari, ndakeka nta kibazo ufite. Ati no, ibintu bya Jack bireke, Jack ameze neza nyine, urumva turi gutegura, turi mu myiteguro, ariko Jack yaragukeneye nk'umuntu w'inshuti yanjye ya hafi, kugira ngo umwereke ibintu ukuntu ino twazabikora, utugira inama. So sinzi impamvu uri kunyihunza, kandi ngukeneye, igihe ngukeneye cyane, kuki utari kungaragarira koko? Wambabariye. Nabwiye nti rega, igihe nyine bihora bihinduka, kandi urumva uhugiye mu bintu by'ubukwe, nanjye mpugiye mu gucreate indi business, kandi business nsaba imyiteguro myinshi. Urumva rwose ntabwo nabona uburyo mboneka nk'uko nabonekaga mu minsi yashize, kuko iminsi yashize urumva najyaga hanze nkagaruka nta bindi bintu birenze nari ndimo. So ariko ubu ngubu nta nubwo nkiri kujya kurangura, ubu ndi gutumiza ibikoresho bicuruzwa byanjye bikaza ntagiyeyo, urumva ndi mu gihombo, ariko kugira ngo nite kuri business yanjye ndi gushaka gukora. So uranyihanganira rero Claire, ntabwo rwose byankundira rwose kuboneka nk'uko nyine wari ubimenyereye. Claire yarababaye, numva arababaye, ariko ntabwo yari kubabara kuruta uko ngewe nari mbabaye cyane. Umuntu twatumaranye hafi amezi 5 nzi ko dukundana, 7 hafi 9 tuziranye, numvaga rwose abakobwa mbanze, numvise abakobwa mbanze, numva abakobwa bambereye abantu rwose ntabasha gusobanukirwa abari bo. Namaze igihe nyine ndaho ntuje, ibya business nshyashya nabwiraga Claire nta yari ihari, niberaga mu rugo na Amy ndetse na James wahageraga gakeya, kuko yabaga ahugiye mu bintu by'ama business cyane, niwe wari usigaye ameze nk'ubikontorora. Njyewe nyine nabaga nagiye hanze y'igihugu, navuyeyo, izo stress nabaga mfite, noneho ibya Claire byikubisemo ho nabaye nk'uwapfuye igice kimwe. Nta muntu nitabaga telefone ye, nta n'umuntu nabaga nitaye ku bintu bye, na James raporo ze sinazisomaga, uko nabaga rwose muze mu mutwe, numva nariyanze. Nibazaga niba nzongera gukunda, nkibaza niba hari umukobwa nakongera kugirira icyizere. Amafaranga nari nyafite, nari mfite ibintu byinshi, nari mfite business, nari mfite ibikoresho byose bisabwa, nari mfite inzu, nari mfite imodoka 2, nari maze gutera imbere ku rwego ruhambaye nk'umusore. Ariko abakobwa bose nateretaga, abakobwa bose twahuriraga mu rukundo, banyangirizaga umutima, baranshenguraga, nkumva abakobwa ndabanze. Ariko nabwo nkumva nshaka kubaka urugo, nkumva nshaka umufasha, nkumva nabwo gukomeza kubaho. Urumva nari maze kugera mu myaka hafi 32, nkumva nabwo biri kuncanga, nkumva mu rugo nari nsigaye rwose meze nk'umuntu uri kubasebya. Nanjye narabyumvaga, kuko nanjye nabaga mfite ibintu byinshi ngomba gukora, kandi nari nkeneye umuntu bimfashamo. Urumva business zitandukanye, ahantu nagombaga kuba nari nkeneye kubaka umuryango. Ariko igihe cyose nabigeragezaga, wumve ngo naratsindwaga, atari uko nabuze ubushobozi, atari uko nabuze ubushake, atari uko ntabishaka, atari uko ari njye makosa aturutseho, ahubwo abo nizeraga bakobwa bose byarangiraga bampemukiye. Ubwo ngubwo hashize amezi 3, Claire anzanira invitation, yayinzaniye mu rugo, kuko ntabwo yagiye kuri shop zombi arambura, ahantu hose arambura, ntabwo yampamagara ngo nitabe, birangira anzaniye invitation mu rugo. Nari narabaye umuntu wahindutse mu maso he, nari narabaye undi muntu rwose utandukanye, kuko ntabwo nari nkimwikoza. Yari yarampemukiye, nta kintu numvaga kikimpuza nawe, kuko umuntu numvaga ko azambera umugore, byari bigoye rwose kwakira ko ari inshuti yanjye isanzwe, kandi idafite ibintu byinshi isobanuye kuri njye, uretse guhuzwa no gusenga Imana n'ibindi bintu bisanzwe. Izo nshuti nari nzifite yego z'abakobwa nk'izo nateganya kubana nazo, ariko nari mfite na Claire nk'umukobwa nateganyaga kurushinga nawe, kandi tumaranye igihe tuziranye, nzi imico ye, narayishimye, twarahuje, numvaga mbese meze nk'umuntu uri mu kiriyo.
yarayizanye, Emi arankomangira ambwira ko hari umuntu ko Claire ari kunshaka, ko na Emi yaramuzi. Ubwo ngubwo naragiye ndamwakira muri salo, mubaza icyanywa, ambwira ati se Paul, ko mbona utameze neza, ubundi nicyo uri kumpisha, kuki wahindutse? Ibi bintu amezi agiye gushira arane cyangwa 3, ubu warabaye undi muntu ntazi. Njya kukureba kuri alimentation nkakubura, najya no ku yindi nkakubura, najya kuri shop nkakubura. Nahangaha Emi buri gihe maje 3 Emi ambwira ngo ntabwo uhari. Niba uwo mubwiye ngo niyemerenza, niba ubwiye ntamfungurire, nakoze iki gituma uhinduka bigeze aho ngaho? Nahisemo noneho kubwiza Claire ukuri, kuko numvaga nshenjagurika, numvaga ngenda nshira uko nuyumva, mbese numva muri nge ntabwo nshaka gukomeza nyine kumuhisha ibintu byari bindimo, kuko ntabwo nari nkimukeneye mu buzima bwanjye. Nari naramwanze urunuka, ku buryo nashaka ko amenya uburyo yampemukiye kandi akumva impamvu y'ibyo nabaga ndi gukora. Namubonaga nk'umuntu nawe ufite uburibwe bw'uko ntakiboneka kuri we, ariko njye numvaga ntacyo bitwaye ko yari afite umukunzi, nkumva nta bucuti budasanzwe ngomba gukomeza kugirana na Claire. Claire narabwiye ntumva Claire, ibintu byose uko wabibonye nusubiza amaso inyuma urabona igihe byatangiriye. Ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo nari umuntu ugufata nk'uko we wamfataga, ariko si amakosa yawe, ni amakosa yanjye. Nta nubwo mbikora cyangwa se ntaboneka mbura kuboneka kubera kukwanga. Urabizi ndagukunda, urabizi nkwifuriza ibyiza, uri umukobwa mwiza, uri umukobwa twagiranye ibihe byiza, ariko ntabwo nshaka kubangamira Jack. Abantu babaye hanze urabizi ko barafuha cyane, ntabwo rero Jack yabibona neza. Yaje mu buryo bw'ubukwe kandi mariage yanyu igomba kuba, urumva rero njyewe ntabwo nshaka ko dukomeza bya bintu, kuko hari uburyo abantu hanze batubonaga bakabona nkaho njye nawe dukundana, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Urumva nanjye mbimenye vuba. Claire mubwiye gutya ahita ahinduka, ariko Paul n'ibiki uri kumbwira? None se ushatse kuvuga ko Jack kumubona aribyo byatumye hinduka gutyo? Naramubwiye numva rero Claire, sohoka utahe rwose, ndetse nuko nguko uwo uri kwigira birakunyibutsa kandi ntabwo mashaka kukwibuka. Ntabwo yo nakubwira ngo ndagukunda, ntabwo nabandi gukina. Naragukundaga kandi n'ubu ndagukunda, ariko sinshaka ko bikomeza, sinashaka kukubona, nta nubwo nshaka ibintu bishobora kumpuza nawe. Ubu Claire yaratunguwe maze arambwira se Paul, basi mbabarira, ubu ko wari uzi ko nyine dukundana urukundo rwo kubana nk'umugore n'umugabo? Ibyo bintu iyo mbimenya ni ukuri ntabwo nari gutuma bigera aho ngaho. Ndabwira nti byarahageze mu mutima wanjye kandi ntacyo nicuza, nta nubwo nyine nshaka kubyicuza. Wambere inshuti nziza, ntabwo ari ikintu nicuza kuba narakumenye, ariko singishaka kumana nawe cyangwa kukubona cyangwa kugira ikintu cyose gishobora kumpuza nawe. Kandi unyumve uburibwe ndi gucamo, maze n'igihe rwose ndi no kugenda binshiramo, uri kugenda umvamo, kuko urumva hashize iminsi ntari hashize igihe ntakubona. Ariko impamvu nemeye kukubona uyu munsi nuko nashaka kukumenyesha impamvu y'itandukana ryanjye, cyangwa se isura uri kumbonamo nyuma y'uko umaze igihe ubimbaza. So ugenda umenya ubuzima bwawe rero, nanjye ngenda umenya ubuzima bwanjye. Warampemukiye, that's birahagije, ndeka njyenyine. Ugenda utegura ubukwe, nzagushyigikira, nzagutwerera icyo uzakenera cyose nshoboye nzakigufasha, ariko ntabwo ngishaka call zawe kumpamagara, ntabwo ngishaka message zawe, nanjye ntazanjye uzabona. Genda ubeho ubuzima bwawe, nanjye ubuzima bwanjye rwose. Claire mbabarira umvire mu buzima, kuko igihe wahamaze cyose cyari cyo kunterera intimba mfite ubu ngubu. Ubwo Claire yaratunguwe, yumva agahinda kanjye, yumvise mbabaye, yumva intimba mfite, ariko nawe yakundaga Jack mu buryo butabaho, kuko bari bamaze imyaka ngo 3 bakundana. Urumva nabimenye nyuma. Claire yararize, yagiraga amarira yo hafi, arambwira ati ni ukuri Paul, nagukundaga rwose nk'inshuti yanjye isanzwe, ntabwo nari nzi ko byari byarageze aho ngaho. Urumva rwose umbabarire kuba narakubabaje, umbabarire rwose, ntibitume bintandukanya nawe. Uri inshuti nziza, uri umusore mwiza, wabona undi mukobwa ugukunda kandi akakwifuriza ibintu byiza kandi akagufata neza, kuko nawe ugwa neza. So rero reka ndeke kuba umwanzi wawe mu maso hawe, ahubwo nkomeze uko narindi. Gusa nyine nanjye ndababaye. Claire narambwiye nti Claire mbabarira usohoke ugende utahe,
nta cyaha ngushinja kuko amakosa yose ni ayanjye. Claire yarahagurutse arataha, sinanamuherekeje, yarasohotse Emi nyine ajya kumufungurira. Claire arataha, gusa yagiye nawe kuva mu rugo muri salo agera kuri portail kuri gate yahagenze rwose nk'iminota hafi nk'irindwi kuko nyine yagendaga biguru ntege. Ntabwo yumvishaga ko igihe twamaranye cyose njyewe namukundaga urukundo ruzira uburyarya, urukundo rwo kubana nk'umugore n'umugabo, urukundo rwa nyarwo rutari iby'ubucuti buri aho ngaho bw'abantu bisanzuranaho. Iminsi yaricumye ariko ubukwe bwa Claire ntabwo nabugiyemo, ahubwo ku munsi w'ubukwe bwe nahise mfata undi mwanzuro utunguranye watunguye abantu benshi ariko ntibanamenya ko uwo mwanzuro nawufashe. Hari hashize iminsi 3 Claire yarongoye yaranagiye hanze ko ku munsi wa kabiri we na Jack bahise burira indege bigira muri Canada. Umunsi Claire agenda niwo munsi nanjye navuye mu rugo ndagenda. Navuye mu rugo iwanjye mbwira Emi ko ibintu byose biri ku murongo, ko ikintu cyose azajya akenera azajya avugisha James, ko ikintu cyose azakenera nta kintu azabura, ko rwose ngiye muri misiyo y'akazi kandi ngiye hanze kandi nshobora gutindayo. Rwose naragiye nsezera no mu rugo mbabwira ko indege ngomba gufata indege nkajya hanze kandi ko nzatindayo kandi ko ntazakunda kuboneka igihe kinini kuko nzajya mboneka nka rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mezi 3 kubera ko nari ngiye mu kazi kadasanzwe kandi batagombaga kumenya akariko nta n'amakuru rwose adasanzwe bagombaga kumenya. Umuntu nabwishe ukuri n'umwe ni umuntu witwa James murumuna wanjye. Urumva murumuna wanjye James yari amaze kumenya ibintu byinshi muri business zanjye hafi ya zose, yarazizi, yarasigaye atumiza ibintu hanze, azi kubikurikirana paka bigeze mu gihugu, akacuruza, akamenya gukontorora abakozi. Yari umuntu rwose umeze nkanjye kandi ibintu byose abifata nk'ibye. Urumva yari umusore usobanutse cyane kandi w'umuhanga. James ndamukunda cyane, yamfashije ibintu byinshi cyane muri icyo gihe cyanjye cy'ububabare nagiriye mu rukundo. Uwo munsi rero icyemezo nafashe umwanzuro wo kuva mu mujyi nkagenda nkihinduranya nkiyoberanya nkaba undi muntu kuko nashakaga kubaka kandi nshaka umukobwa utandukanye n'abakobwa bose nahuye nabo. Nashaka umukobwa utandukanye na Claire, nashaka umukobwa utandukanye na Chanceline, nashaka umukobwa utandukanye na Lydia, nashaka umukobwa utandukanye n'abandi bakobwa bose nari narakundanye nabo mu gihe cyanjye cy'ubusore. Atari uko bambabaje kubera bafite icyo babuze, atari uko bambabaje kubera ko ntafite gahunda, ahubwo baragiye bambabaza ku buryo bwabo kandi baturutseho. Uwo niwe nashakaga. Byansabye kuva mu rugo ngenda njya ahantu mu cyaro kibi kure cyane hataba n'umuriro w'amashanyarazi, mfata n'udufaranga dukeya maze ndagenda. Nta n'imyenda na rwose natwaye, imyenda nayiguriye mu nzira kuko nagiye nafashe imodoka njya mu cyaro ahantu kure, ahantu haba abantu baragira inka, ahantu haba abantu nyine mu cyaro kibi cyane. Nambaye inkweto zo hasi z'ibibodaboda, ubundi nambara n'aga-t-shirt, nambara n'ikabutura, ibyo nari nabiguriye mu isoko, maze mfata n'agakapu gashaje naguriye umugabo udoda inkweto ahantu, muha amafaranga menshi, namuhaye amafaranga ibihumbi byinshi kugira ngo ampe ako kabage ke kari gashaje. Ndagenda ndogosha ubwanwa, ibintu byose ndabyogosha, n'umusatsi nari nawogoshe, mfata inzira njya gushaka akazi ko mu rugo mu cyaro. Ubwo naragiye ngeze mu cyaro ngenda nkomanga, ninjira mu ngo z'abantu nsaba akazi. Bamwe bakambwira bati umukozi turamufite, abandi bakambwira ko nta mukozi bafite, abandi bakambwira ko ntawe bafite ariko badakeneye umukozi, ahandi nahajya bakambwira ko bakeneye umukobwa. Namaze iminsi 2 nshaka akazi. Ku munsi wa mbere ho naraye hanze, naraye ahantu mu rutoki hanze mu nsina. Nta telefone nari mfite, nta kintu na kimwe kindanga nari mfite uretse irangamuntu yanjye yonyine, nta kindi kintu cyera kirabura nari mfite. Ubwo naragiye narakomeje nginjira mu ngo mu cyaro mbabwira ntese ko nshaka akazi, nubwo kaba ko gutwara ifumbire, nubwo kaba ko kwahirira inka zanyu cyangwa kuziragira, rwose mu ndwaneho nako kwikorera ibyabananiye nagakora rwose mu ndwaneho. Ntabwo nahise mbona akazi, gusa natangiye kujya nyine mfasha abantu kwikorera imizigo, nkikorera ibishyimbo basaruye, nkikorera ibitoki bagiye gutema mu ntoke zabo. Kuko nari mfite imbaraga narabafashaga abantu kuko nta muntu wamenyaga aho ndara, njyewe nabaga ndaho nyine gusa naca ku bantu nkababwira se mbatwaze murampa ku biryo, bakemera nkabatwaza, abandi bakabyanga. Nimugoroba nkajya kurara ahantu hari agashyamba
nagendaga ngasasa ka gakapu ka kabage nkagasasa ku musego cyangwa ku mutwe nkakaryamaho bukarinda bucya n'igikote kirekire nari mfite. Icyo gihe mu gitondo niho nabyutse haca umugabo agira ubwoba arambwira niko ushobora gukora iki aho ngaho. Ndabwira nti ntacyo, nuko nashatse akazi narakabuze nyine ndara aha ngaha, ntabwo nyine mfite ubushobozi bwo kwikodeshereza aho naba n'abantu inaha banyimye akazi, rero nabuze uko mbigenza, niyo mpamvu ni hano ndara rwose. Uwo mugabo yarasinze ahantu yarazindukiye, ariko ari umugabo ubona wiyubashye, yahise ambwira ati ngaho nkurikira sha, none se witwa nde? Ndabwira nti nitwa Paul, iwacu ni abakene, nabonye rero maze gukura nta kintu bafite, urumva ntabwo nize, nakoze ibintu byinshi bitandukanye byaranze, mama niwe nasigaranye, nta kazi mfite nawe ntako, no guhinga munsi y'urugo ntaho, ni umuntu utishoboye, mu rugo ntitwishoboye rwose, ubu naje no nje gushaka akazi, ahubwo mungiriye ikigongwe mwakampa cyangwa mukakandangira. Umugabo ubwo yarantwaye anjyana iwe, angejeje iwe mpasanga ni urugo rwiza, ariko nyine b'abakungu, urumva ni mu cyaro, umugabo wifite. Arambwira ngo ninjire mu nzu, hari isima, zari mu ngo rwose nkeya zirimo sima ahantu narindi, ariko hari ingo hazitiye n'ibyatsi, ahantu nyine ubona ko bafite amafaranga n'ubukungu bya kera, bagira inka nyinshi cyane. Nahaga namba urumva ikibodaboda cyanjye nabaga mfite nyine nararanye, niriranywe, niriwe nsa nabi, ngiye kwinjira mu nzu nsubira inyuma, nabwira nti nahanduza. Nari mfite ikigofero nyine rwose, ibintu bisa nabi nari nakoze ku bushobozi bwanjye. Gahunda yari njyanye ni ugushaka umukobwa nshobora kuzankunda bya nyabyo, nanjye nkamukunda. Aho ngaho kwa Karaveri rero nabaga, Karaveri yari afite abakobwa babiri n'abahungu babiri, ariko umusore umwe ntabwo yahabaga, yiberaga mu mujyi. Haba umusore umwe nawe wigaga segonderi ataba mu rugo, yazaga mu biruhuko, ndetse afite n'umukobwa mukuru wigaga kaminuza, n'undi mutoya wigaga segonderi ariko we yiga ataha witwa Samantha, ndetse afite na mukuru we wiga kaminuza, ariko nyine we yakundaga kuza muri weekend witwaga Ange. Mbese mu rugo abantu twabanaga kenshi ni Samantha na mama we na Karaveri nyine bosi wanjye cyangwa databuja nanjye. Ange we yazaga gake rwose muri weekend. Ange ni umuntu utaranyishimiye na gato, nyine ntangira kuragira inka, nkaziragira mu rwuri, nkabana nazo, menyana n'abashumba bandi twaragiranaga, mbese tuba inshuti, mba umuntu waho, umuntu wo mu cyaro, mamara n'igihe rwose. Gusa nyine ntabwo nagize amahirwe yo gukundwa na Ange, umukobwa nyine wo mu rugo wari mukuru wa Samantha. Samantha nawe ntabwo yankundaga, ariko nyine we nta nubwo yambwiraga ko nuka. Ange rwose yambwiraga uranuka, si nk'iki bagikuye he, nkumva nyine ntabwo mbyishimiye, ariko narihanganaga. Ubwo ibya business nari narabyiwe meze nk'umuntu utaba no mu gihugu, kuko urumva ntabwo nagombaga kugira ikintu mbaza cyangwa kugira ahantu ngaragara. Nirwaga ndagiye inka, nkataha nimugoroba, nkazicyura, nkajya mu rugo, nkaryama, izindi nkazahirira, izindi nkazisasira, izindi nkazinikiza zazo. Mbese nako kazi nabagamo, niberaga mu bisogororo, niyambarira bote, mpora nambaye bote n'ibikote birebire bisa nabi rwose. Nta kintu na kimwe kindi nabashaga gukora cyangwa se nabaga nshaka gukora uretse kuba muri ubwo buzima. Nagiye muri ubwo buzima mbumaramo hafi amezi 3 mbaho ngaho, na James ubwo atazi yomba, kuko sinari naramubwiye aho ngiye. Namubwiye ko nigendeye, namubwiye ko nagiye hanze y'igihugu, ariko sinamubwira aho ngiye kugira ngo atazaza kuhandeba, bigatuma icyo nashakaga kitaba. Ubwo Paul nyine nabaye aho ngaho, mpamara igihe rwose kwa Karaveri. Karaveri yari umugabo mwiza, umbaza taboneka kenshi, ariko igihe abonekeye akambaza siporo umeze ute, nkabwira ntimeze neza databuja, inka zimeze neza rwose, umukamo uraboneka, ibihogo yarabyaye rwose, ibintu byose bimeze neza, nkamwereka ko ibintu byose mbirimo. Kandi nabaga rwose nsa nabyo, nabaga nsa nabi, nambaye ibigofero, nari imibiri yombi, nari nsigaye ndi umukara sinigikara, nabaga nyine ndi umuntu uraho uciriritse utakifuza rwose kumenyana nawe cyangwa no kwegera. Rero nari nturanye aho naragiraga, hari mu gishanga, hari ivomero, amavomero ya kera arya nyine abantu
bavomaho amazi ntagende, amasoko yo mu misozi aturuka mu misozi, hari ivomero abantu bakunze kwita kano. Nabaga aho ngaho akenshi nabaga niyicariye hakurya ndi kwirebera abana bavoma, abantu batambuka, kuko ryari ryitegeye naho naragiraga nyine mu rwuri naragiragamo inka. Rimwe na rimwe inka zikahegera nkajya kuzigarura, ibintu nk'ibyo nibyo niberagamo ndi muri ubwo buzima nyine nta kindi nshaka. Umunsi umwe rero ngiye kugarura inka, nabonye umukobwa wari mu kigero cy'imyaka 22 mwiza, wari utuje ari kumwe n'abantu bandi, ariko nyine ari umukobwa ubona acangamutse. Ba bantu bari kumwe bagiye nkabona aratuje, ndamubona mbona ni umukobwa mwiza, ariko sinabyitaho nyine. Urumva nta mukobwa wabaga ari bumvugishe, ni abakobwa benshi navugishaga bakanseka, banyitaga Pahuro nyine, tinyumvira cya Pahuro kiri kuguhamagara nyine, bakankwena. Ubwo nanjye nagiraga urwenya nkabwira nti muri beza, turi beza batari abawe. Nyine abakobwa ntago bankundaga, gusa nyine uwo mukobwa arambwiye nturi mwiza, arambwira ngo ndakoze. Niyo mukobwa wa mbere wari umbwiye ngo urakoze kuva nagera muri ako gace igihe nari mpamaze amezi hafi 5. Ubwo amaze kumbwira ndakoze, numvise mpindutse, numva nongeye kuba umuntu ashobora kwishimira, numva nkoze ku mutima, ariko sinabyitaho. Naramubajije ni se witwa nde? Ambwira nitwa Anita, ariko nkamubonamo ubwoba, nkabona afite ubwoba ari gushaka kugenda. Nyine yakundaga gutwara ijerekani ku mugongo ayihetse, agatwara kandi kajerekani mu ntoki ka litiro 5, akazana 2, ubundi akazana 1, ariko yakundaga guheka ijerekani ku mugongo. Ubwo yaragiye, nyuma y'iminsi aragaruka, nkajya mubona nyine ari kumwe n'abandi, nkamupepera nawe akampepera, ariko akabikora abandi batareba, kuko abandi bakobwa hari igihe nyine bigeze kumuseka ngo ari kuvugana na Pahuro. Abakobwa baramusetse ngo ari kuvugana na Pahuro, baramukwena, mbona nyine ntiyishimye, aragenda n'ubundi bisanzwe. Nyine mbaho nzi ko haba umukobwa witwa Anita wari utuye ku wundi musozi, babaga yavuye ku wundi musozi hejuru, yazaga rimwe mu minsi 3. Amazi bakoreshaga we yari amazi asanzwe y'umugezi y'ibiroha, yo batekeshaga, aho yahazaga aje kuvoma amazi yo kunywa iwabo. Abo bari abantu bari aho, nawe yigaga ataha, ariko aho yigaga hose namubonaga atashye, bari hakurya yaho nge nabaga ndi, aho ubundi yahazaga aje kuvoma gusa. Naraho ndi umusore rwose utapfa kumenya isura, kuko nyine nabaga nambaye ibigofero byinshi, ibintu bisa nabi, bisa ukuntu, n'ibikote by'umukara, kandi byose byabaga byanduye. Nicyo nyine narinzwiho, Pahuro nyine unuka, Pahuro. Urumva nyine niko banyitaga. Nari nababwiye ko nitwa Pahuro, ibintu bya Paul ntabwo nigeze mbivuga, izina Paul ahubwo banyitaga Pahuro. Umunsi umwe rero ndi gufura amasogisi yanjye, kuko nyine nabaga nambaye bote zisa nabi, nambaye ibintu binuka, ariko ikintu nafuraga ni amasogisi, kubera ko nyine byari kunutsa ibirenge, kandi ninjye byari kubangamira. Naho kwambara ibisa nabi byambaye ku mubiri byo nta kibazo nabaga mfite, kuko nagombaga gusa nabyo kugira ngo databuja nyine akomeze abone ko akazi ke ngakora neza. Umunsi rero nari hakurya hafi n'inka zanjye, rero naragiraga nako za databuja naragiraga, nari hakurya mbona umukobwa hakurya ku iriba ahetse ijerekani imwe, ariko indi iri hasi, ndetse n'akandi kajerekani agerageza kuyikorera bikanga, ikongera ikagwa hasi. Nari ndi mu masogisi yanjye mbanyashyize hasi, nambara bote nta masogisi, kuko urumva nagiraga amasogisi 2 gusa, nanikaga amwe nkambara andi nkayasimburana, yari 2 gusa. Ubwo nabonye uwo mukobwa, mpita ngenda, mageze nsanga na Anita. Anita bite? Ambwira ati ni sawa. Tise uje gukora iki? Ndambwira ariko nabonaga nyine kwikorera byakunaniye, ubwo narinje kugira mbe nagufasha niba ntacyo bitwaye. Anita yarasetse aravuga urakoze cyane. Anita yari umukobwa w'imibiri yombi, ariko cyane cyane yenda kuba inzobe cyane, kunda kwambara ibintu by'abijipo birebire n'ibintu by'imipira y'ama-t-shirt rwose byo mu cyaro, ukunda kuba akenyeye igitenge, afashe ikindi ahekesheje amajerekani. Yakundaga guheka amajerekani ku mugongo. Nabwira nti ariko uri mwiza, araseka ariko ntiyagira ikintu ambwira, ko nabwira ese waretse nkagutwaza. Nabwira ati nta kibazo. Yari yaje wenyine, ari kumwe na karumunake k'agakobwa gatoya kagafite nk'imyaka 9, maze ndamutwaza, mutwaje ijerekani imwe. Ubwo inka nazisize zisiga hakurya, mutwaza ijerekani. Nabwira se ijerekani waretse nkayigutwaza? Ngo hoya nta kibazo. Anita yanga neza ko mutwaza ku ijerekani 2 nari nzishoboye. Nashaka ko twara ku kajerekani gato k'amacupa 5, nkamutwaza 2 nkamurenza umusozi, kuko baminukaga umusozi iyo babaga baje kuvoma.
Anita yarabyanze. Tugeze hafi n'agasozi ndavuga nti reka ndebe ko nazishobora. Aramubwiye ko ngo reka ndebe ko nazishobora, nibwo yakuyemo mu jishi ampa jerekani yari ahetse. Nahise ngizamukana nihutana nifite imbaraga, maze nyirenza agasozi ndakaminuka. Ubwo hari igiti nyine mba ngifasheho, nambaye ubwo bote, nambaye n'ingofero y'umukara, ibigofero byinshi. Maze ndamubaza nse Ani, ubundi wanyu niye? Ari guseka cyane atandeba mu maso, arambwira ati sibyo ni ngombwa, waretse nkagenda rwose ko ngushimiye. Ubwo akana k'agakobwa gato nyine k'iwabo bari kumwe ati Ani tugende, nkabona nyine Anita ari jene. Ndabwira nti ariko rero wanantungira urutoki aho iwanyu nkahabona wenda nta kibazo. Ubwo Anita arambwira ati ni hariya hakurya, ntungira urutoki ahantu mu nsina, ariko amaze ari mu ntoki apfukiranye n'intoki ku buryo nabonaga ari hakurya ariko ntamenya ngo ni uruhe rugo. Namubaza nese n'uruhe rugo? Arambwira ati nyine uza uvuye kuri uyu muhanda ngiye gufata, umanuka kari akayira ukongera ugatambika, ni urugo rwose ruzitiye, hariho imihati n'imbariro ku rugo rw'iwacu, wahita uhamenya. Hari n'imiyenzi miremire ndetse hari n'insina ziri mu rugo uzahita uhabona kuko hari igiti cya voka. Yari ari kwihuta, ndamubwira ni se wajya ureka tukavuga. Arambwira ati rega Pahuro we reka nigendere rwose, tubimupeta ashobora no kundega, ntabwo ibi ngibi ntabwo nyine ari sawa. Ubwo naramuretse Anita aragenda. Ubwo ngaruka nirukanka cyane, namanutse agasozi nirukanka na bote nyine njya kureba inka za databuja zitaba zagize ikibazo. Gusa nasanze nta kibazo kuko rwari urwuri runini, ahari inka n'abandi bashumba hirya, nta kibazo nabaga mfite. Anita yaragarutse, ariko ngiye kureba ngo twongere tuvugane, mbona ari kumwe n'abandi bakobwa, arandeba azunguza umutwe nk'adashaka nyine ko nza mbegera. Nyine nsubirayo, mbona ko ubwo nyine adashaka ko bamuteza nyine, kubera nabaga nsa nabi, ngaragara nabi nyine, ndi ikintu sore kiraho nyine cya fake tanavugisha. Ubwo hari hashize amezi 6 ndi mu cyaro ndagira inka, ariko Anita nkimubona nabonye ari umukobwa ushobora kuba ari igisubizo cyanjye, ari we mukobwa naje nje kureba. Ubwo nakomeje nyine kuragira inka za databuja, ariko buri gihe uko abantu baje kuvoma Anita sinongera kumubona. Hashira icyumweru Anita ntamubona, hashira ikindi Anita ntamubona. Mu mutwe nangira kumva byancanze. Bugezeho ndi mu rugo hashize ibyumweru 2 n'iminsi 3 ntabona Anita, natangiye kumva nanjye ntishimye nyine, nta kintu kinejeje. Nibwo nayegereye Samantha avuye ku ishuri, urumva yiga gataha. Ndabwira nti Samantha waretse nkakubwira. Ambwira ushaka kumbwira iki se Pahuro? Ushaka kumbwira ko hari inka yabyaye se? Ndabwira nti hoya, ati nakantu gato nshaka kukubaza, ati umukobwa winahara umukobwa witwa Anita uzi? Ambwira ati Anita ntawe. Ndabwira nti nese abantu baza kuvoma ku iriba rya hariya mu kabande ubundi urabazi? Hari abuzi? Ambwira ati abantu benshi se ko baza kuvoma hariya nabiyo hirya mu misozi yo hakurya rwose ni benshi, gusa urumva namenya abo bantu. Ntako Pawulo uratekereza, ubwonko bwawe buba mu nka no muri bisogororo no mu mase gusa, nta handi buba. Ubundi Anita uramumbariza iki? Anita wo uramumbariza iki? Ubwo kurambaza abantu baza kuvoma ku iriba, urabona ngiye nabamenyane? Genza amazina y'abakobwa batuye ino, nza amazina y'abasore batuye ino, nza amazina, wajya umenya ibyawe ukamenyana n'abashumba ngiye ukamvaho. Na Anita ntawe nzi. Ubwo numvise Samantha ameze nk'uwarakaye, wenda yagize umunsi mubi ku ishuri. Ndagenda nyine nsubira mu kazu kanjye nabagamo ko hirya hakurya n'ibiraro. Nakomeje kubura Anita, najyayo simubone. Hashira ikindi cyumweru, ibyumweru byabibaye 3, ariko umutima uranga. Noneho nigira inama yo kuva ku nka nzisigira abashumba banjye, bagenzi banjye twari kumwe, njya hahanda Anita yandangiye hafi n'iwabo. Mpageze mura n'umukecuru, ndamubaza se ahangaha hari umukobwa uhaba witwa Anita? Ahambwira ati ntabwo muzi, nta muntu witwa Anita nzi. Ubwo ndagenda mura n'umusaza wari wicaye ari kota izuba, urumva hari mu masaha y'amasaa 4. Ndamubaza se muze amakuru? Ati ni meza. None se nta mukobwa witwa Anita uzi? Umusaza arambwira ati tiriko mwana wa. Ubwo urumva koko namenya amazina y'abato, urumva namenya amazina y'ababyiruka rwose. Ntawe nzi mwana wanjye, ntawe nzi, ntawe rwose. Ko navuye hari umusaza yari yicaye ariko takazuba, ndamanuka hepfo mu ntoke mahurira n'umusore wari uri guhekenya ikijumba. Ndamubaza, arakebutse abona ndi ukuntu nsa. Ati bite man, urashaka iki se? Ko ari ukumuza kwiba ahangaha, urashaka iki ko ntahakuzi?
ndabwira nti wavuze gake wagabanyije ijwi ko ndi gushaka umukobwa witwa Anita. Ngo Anita se we muhurira he na Anita? Ariko rwose abisambo wowe mbona wambaye ibibote biriho amase wirirwa uragira inka. Anita asigaye avugana n'abashumba ti mama ahita asubira inyuma yinjira mu rugo, nyina aramwitaba ati ngwino ndebera umuntu uri guhamagara Anita ndebera umusore bakundana. Nagize ubwoba mpita nyine mubwira nese waretse kuvuga ubwo haba hasohotse umumama aravuga ati niko musore urashaka iki mu rugo rwanjye? Nahise numva nyine ninshize ubwoba nabwira nti narinje kureba natemberaga noneho mbaza uyu musore uyu muhungu niba hari umukobwa witwa Anita yabazi, niko nyine guhita bahamagara ati none umukobwa wanjye mushakaho iki? Anita ahita ahamagara Anita mbona araje kundaho ndi mu irembo ryabo hafi n'urugo rwabo. Ubwo ngubwo umusore aravuga ati hey Ani sheri wawe rero ngo yaje kukureba, usigaye ukundana n'abashumba kuva ryari se? Kandi ariko wa musore ugira ubwenge uba muzima cyangwa warasaze? Ibyo byavugwaga na nyina wa Anita. Ubwo Anita yahise asubira mu gikari, yarandebye azunguza umutwe ahita asubira mu gikari ababaye cyane ameze nk'uwenda kurira. Ubwo ngubwo nahise nturumbuka ndasohoka ndirukanka nsubira ku nka. Ubwo ariko nari maze kumenya iwabo Anita kuko nicyo kintu hanini nashakaga kumenya, nashaka kumenya iwabo h'ukuri. Ubwo rero nahise ngenda nishimye cyane, numva ndanezerewe, numva namenye iwabo Anita, numvaga yuko igisubizo nkibonye, mbese mbonye igisubizo kibazo nahoraga nibaza. Nari maze ibyumweru 3 ntabona Anita kandi nkumva umutima wanjye ntabwo hameze neza. Ubwo nari ndi kugera hafi mu mezi 8 mba mu cyaro, mba kwa Karaveri. Nari ndi mu rugo ndi guseka, Ange yarasohotse nicaye nyine ku kiraro, hari muri weekend. Arandeba ati Paulo nk'iki kiba gisetswa n'ibiki, nkawe uri guseka iki? Mba nabwiye mabuja rega mba nseka tuba tubakumbuye, use igihe uba umaze utaza. Nkumburwa nawe ko kireba gisa nabi, ujye umenya kunuka, ibintu bambaye biranuka rwose, ntabwo ngiye mbikunda rwose. Ninzajya mba ndi hano mu rugo ujye umenya ahantu uri n'ahantu utagomba kugera, ujye umenya neza yuko umaking sure ko ntigera nkubona ko gisa. Aho ubundi papa yabuze abakozi yakuzana ikintu nkawe kitagira isuku, nk'ubwo wajya ufura ibyo byenda. Imyenda yambwiraga gufura ntabwo nabaga nshaka kuyifura, nuko nabaga nshaka gusa kuko nashakaga umukobwa uzankunda ariko akankunda nta kintu ankurikiyeho kandi akankunda by'umutima. Ngo hashize iminsi ndi kuragira mbona hari umukobwa nabwo uje kuvoma n'ijerekani ariko afite igitenge ku kuboko, afite ijerekani n'akandi kajerekani kamwe. Yari kumanuka ku musozi, mpita menya ko ubwo ari Anita kuko nyine nari muzi ibikanzu yambaraga bya rumbiya bigenda bizenguruka, yagiraga t-shirt y'umuhondo. Nabaga nyireba ahantu hose agira umusatsi utari mwinshi kuko yari umunyeshuri nyine, ariko yari ari gusoza kugira mpita mupepera nyine. Ageze ku mugezi nawe mbona arampepeye, mpita numva ndishimye, mpita n'inkazo nari ndi kuragira, mpita nshorera inka imwe ngo imere nkaho yagiye nyine gusahinda ku mugezi kugira nyigendereho nk'ugiye kuyigarura, ntameze nk'uwataye inka mu buryo bwa burundu. Kuko nyine nubahaga databuja Karaveri rwose, yanyitagaho akaza akansura aho nabaga ndagiye mu rwuri, akanganiriza, akambwira ukuntu umuntu atera imbere, akambwira uburyo azampa inka nini itwara neza, akambwira uburyo rwose ntakabaye ndi umusore wihebye. Mbese yaraza akanganiriza nkumva ndi umuntu w'umugabo, nkumva nyine ibintu ari kumbwira birashoboka, ariko nta n'umwe wari uzi uwondiwe muri abo bantu bose. Ubwo ngubwo naragiye negera Anita ndamubwira nti mbabarira. Musabye imbabazi araseka, baramwenyura ngo erega biriya ntacyo bitwaye, nyine abakobwa duhura nabyo ariko ntibikagukange, nyine mama ni kuriya ameze na musaza wanjye ni kuriya nyine bateye, ntabwo nyine babikunda, ariko ngiye nyine nta kibazo tu. Nese nta kintu wahuye nacyo kibi nyuma yuko nagiye? Nyine mu rugo mama yarantutse, musaza wanjye abibwira papa, ariko nta kintu kibi cyabaye, nyine ntugire ikibazo. Nese umeze neza? Numvise mpindutse, numvise umutima wanjye wongeye kwishimira Anita gukuba nk'inshuro 100. Ndabwira nti yego meze neza. None se wowe umeze neza? Arambwira ati yego meze neza nta kibazo, buri igihe wambuze nyine nari naragiye kwa masenge aba nyine mu kandi gace uvuye nkaha rwose
ni nk'amasaha 3 kujyayo. Rero yari arwaye, nari naragiye kumurwaza, ariko nyine ubu nagarutse nyine, urumva yarakize. Bira byumweru namazeyo ibyumweru 2 rwose ntahari, niyo mpamvu wari warambuze ntari nkiboneka ahangaha nyine nje kuvoma. Gusa nyine naragarutse, ubu ngubu uzajya umbona. Nabwira nese Anita, ubundi kumba mbona uri mwiza cyane, urabizi? Araseka nyine ati ntabwo mbizi, ubwiza se buhi, ntugakabye. Uko yavugaga akantu kose aseka neza, nareba imisatsi y'irende yari afite, mbese nubwo yabaga yogoshe ariko umusatsi gakeya, nkumva ndishimye, nkumva Anita ni umuntu nkunze cyane. Ubwo naramutwaje n'ubundi bimwe bisanzwe, murengereza impinga ndayiminuka, atwaye akajerekani kamwe, ubundi ndamusezera nk'uko bisanzwe. Byagomeje gutyo mara ukwezi kose, Anita tuvugana, bukeye Anita akagenda akaza anzaniye ikijumba cyokeje, akanzanira ikijumba gitetse, akanzanira ibintu bitandukanye, akanzanira avoka ihiye. Mbese twamaze nk'amezi 2-3 Anita bugezeho ndabwira nti ndagukunda. Nabimubwiye nyine turi kuri cya giti, ubwo nari muherekeje ndabwira nti Anita, uzi ko ngukunda? Araseka yipfuka mu maso, n'ubundi yari gifite isoni, yagiraga isoni nyinshi cyane, yari umukobwa ugira isoni, ubona ko nawe yankunze nubwo nyine atapfaga nyine kubinyereka cyane. Gusa nari narazinutswe gukundana n'umuntu ntamubwiye ko mukunda kandi ngamije ibintu bizima kuri we. Ubwo Anita narabimubwiye, ayipfuka mu maso, arambwira ati okay, urankunda, wabitekerejeho? Nyine mpigihe nanjye nzagusubiza, nyine nawe nzabitekerezaho ndebe. Anita yaragiye ari guseka, agenda agahindukira akareba inyuma, nanjye ngihagaze. Ntabwo rwose iyo namuherekezaga ntabwo navaga kuri cya giti kimwe twaruhukiragaho tumaze kuminuka impinga. Yaragendaga nyine akagenda ahindukira agaseka, nanjye ngaseka, kugeza arenze yinjiye nyine mu nzira y'insina yagendagamo kugera ageze iwabo. Ubwo namuburaga nyine ntakiri kumubona, nibwo namanukaga. Hashize iminsi 2 Anita ntashaka ko mbona, nihisha ndagirira hirya rwose, kugira ngo abanze abitekerezeho neza. Nari nzi uburyo umukobwa gukunda umusore atamukunze bya nyabyo bibabaza umusore. Ubwo ngubwo nari ndi kureba Anita aho ari kuvoma, yarangaguje, yambuze, nareba nkabona ari kurangaguza, akabona inka zari hakuno, ndari inyuma y'igiti. Aravoma, amaze kuvoma araheka, amaze guheka ijerekani, atwaye n'akajerekani mu ntoki. Anita arongera aratura, arongera arangaguza, areba hirya areba hino, ku buryo nabonye yabuze amahoro, ari kunshakisha nyine ngo arebe ko yambona. Azamura amaboko agira ngo ansuhuze arebe ko, noneho nanjye nahise mva mu byanyanze mu nda, amarangamutima aramfata, mpita mvayo, ndanza niruka. Mpageze Anita mpita muhobera, maze kumuhobera mbona nta kibazo, ntacyo bimutwaye, mbona ari kurira. Arambwira ati nukuri nari nakuze. Ndabwira nti nukuri nari nabikoze mbishaka, ariko ntashaka kuza nyine ko nari nzi ko ugiye kumpakanira. Arambwira ati rega nukuri Pawulo, nanjye ndagukunda, ahubwo ntabwo ubibona. Numvise mu mutwe, numva ibineza neza, numva mbonye umugore, numva mbonye umukobwa unkunda bya nyabyo. Nanjye namubwiye uko mukunda, ubwo turakundana. Amezi arihirika, hashira amezi 4 Anita mbaho mu cyaro ndagira inka, Anita dukundana, ngerageza urukundo rwe rwose. Ubwo bwagezeho kwa Kraveri, ndabasezera, mbabwira ko mama nyine yampamagajeho ko arwaye. Kraveri arambwira ati inka yawe irahari, iriya nyana uzaza uyifata igihe cyose uzabonera, naraguhaye inka, ntuzabyibagirwe ko naguhaye inka, kandi uzohereza undi mushumba nkawe ufite ikinyabupfura, ukunda abantu, ukunda akazi ke. Rwose Kraveri bigaragara ko nyine ababaye kuba ngiye, kuko nyine narabasezeye. Samantha na Ange ndetse na Cedric na mama wabo bose bari bahari. Ubwo ndabasezera ndagenda. Ubwo navuye gusezera nyine kwa Kraveri, bampaye nyine, Kraveri yampaye akajerekani k'amata. Rwose ubona ko bababaye, uretse Samantha na Ange batari bababaye. Abandi na Cedric nyine twaraganiraga, yakundaga kuza rimwe na rimwe ari muri vacances, tukaganira, nkamwigisha uburyo batera amashite, nkamwigisha ukuntu barwana, byose nyine nkamwigisha gukora by'amasiporo.
atabishoboye ariko nyine yarabikundaga, yari yarankunze nawe rero nta kibazo nabaga mfitanye nawe, ubwo ndabasezera. Ariko mu maso ya Ange wagira ngo ndi ikibi kivuye mu maso he, ndetse na Samantha ko ari uko. Ubwo mva mvuye mu rugo kwa Karaveri mpita ngenda, ubwo nari nambaye udukweto dushyashya Karaveri yari yanguriye n'ipantaro, yanguriye n'agashati kadateye ipasi, ariko nyine mfa kwambara nderekera. Ubwo ngubwo yari yanzaniye na bote nshyashya, ubwo arambwira ati ninumva nkeneye kongera kuza nzagaruke, kandi nubwo ntabikenera nzaze kureba inka yari yampaye ngo bibanze ive ku ibere. Naragiye mbanza kunyura iwabo Anita kugira musezereho. Anita nasanze ari gukubura ko nyine nari namubwiye ko ejo nzagenda, ubwo yari yaje kuvoma ahita tumweyo hasi, araza ngwamo arampobera, ahita nkurura anjyana haruguru y'urugo rw'iwabo aho iwabo batabona, arampobera ararira arambwira ati uransize gusa uzagaruka ryari? Ndamubwira nti gusa ni umunsi umwe nzagaruka, kandi rwose nzaza kukureba, nzaza ntabwo nzatinda. Arambwira ati none se ubu ngubu nta kantu kanjye ujyanye? Ubu se koko tiburetse ndaje. Ubwo Anita yaragiye yikoze iwabo anzanira agafoto ke, maze arambwira none se Paul, njye ko nguhaye akantu uzanyibukiraho, wowe nzakwibukira kuki? Ubwo Anita namuhaye ingofero niyo nari mfite Karaveri yari yanguriye, nayikuye mu mutwe nyihereza Anita, nabwira nti iyi ngofero ujye uyinyibukiraho, nta kindi kintu mfite naguha, hano muri aka kabage harimo bya byenda nambaraga bisa nabi, nta kindi kintu mfite nagusigira uretse iyi ngofero, ujye uyinyibukiraho ntuzambabaze, dore nta wundi muntu nkunda, ntawe nteze gukunda uretse wowe, kandi nzagaruka nyine kukureba. Ubwo Anita naramusezeye ngenda ari kurira ntwaye n'agafoto ke, narinze minuka Anita ari kundeba, amarira ari kugwa, nanjye ndagenda ngaruka mu mujyi. Ubwo naragiye ako kanya ndashaka umuntu nkiri mu nkengero umpa amayinite, mpita mvugisha James, kuko James urumva nari nzi nimero ze mu mutwe. James arambwira ati urahagana he? Ndabwira ndahakubwira ngeze mu mujyi. Ubwo dufaranga Karaveri yari yampaye nahise mfata imodoka, nyine nari ngeze ahantu haba gare, mfata imodoka ndagenda nerekera mu mujyi. Ubwo James yaje kundeba mu modoka, nyine araza aramfataho nari ndi, arampobera yarampumbuye. James nasanze yarabyibushye, urumva harashize hafi amezi 11 tutabonana. James yarabyibushye yarameze inda yishimye, ndamubaza si ibintu bimeze bite? Arambwira ati si kumbona wacupiye, kumbona wabaye igikara, wabagaye. James naramubwiye nti ahubwo ntihagire umuntu umenya ko naje, kuko nkeneye kubanza nkiyondora nkamera neza, nka nyuma y'ukwezi nibwo nzagaragaza abantu nyine bamenya. Nari narasigiye Anita nimero yanjye ya telefone nyanditse ku gapapuro, mubwira ko ari simukadi nyine ngira, gusa nta telefone, ku munsi umwe azayicishamo akoresheje nk'iya nyina cyangwa indi, kuko we nta telefone yagiraga, maze nkaboniye tukajya tuvugana. Anita yari yarambwiye ati mama wawe uzamwiteho, nzaza kubasura, nzaza musure rwose, nzamuzanira n'umuti, ariko uzamwiteho umubwire ko nzaba ndi kumusengera. Anita yarankundaga ku rwego mbona ko bwagezeho nawe akankunda, akunze Pahuro wo mu Bisogororo, Pahuro wo mu Mase, Pahuro nyine w'umushumba uragira inka, Pahuro nyine uraho nyine winikiza akanzika akananzura. Ubwo naragiye ndiyondora, maze mpita mfata gahunda, mbwira James afata imodoka, nshaka abacuti bangiye mu rugo bari bamaze kumbona bankumbuye, ubwo baje kundeba mu rugo. James yababwiye ko naje hashize ukwezi ndi mu rugo, uretse Emi wenyine wari ubizi ko mpari, nawe namubujije kuvugisha undi muntu uwo ari we wese ngo amubwire amakuru. Ubwo nasanze James business yarazaguye, asigaye yubaka amazu, ari kubakisha etaje. Nabwiye James ibi bintu wabitekereje? James arambwira ati erega bro, amafaranga y'ubu utayabitse mu bintu bijyanye n'imitungo itimukanwa rwose waba uri guhomba. Rero natekereje kubikora gutyo, urumva nta hantu nakubonaga, amafaranga yaramaze kuba menshi kuri banki, mbona ari gupfa ubusa, kandi nta business zindi nashaka kujyamo bitancanga, mpitamo kubakisha nyine, gutangira kubakisha etaje kugira ngo wenda nzi ngo uzabyishimira. James naramuhobeye ndamushimira. James yari umuhanga azi ubwenge, mbese ndamubwira nti James uri murumuna wanjye, ariko uri inshuti yanjye kurusha ahubwo iby'ubuvandimwe, umva warakoze. Naramushimiye. James nahise muha inzu, kuko nari mfite inzu zigera muri 4, nahise mpa James imwe mu nzu zanjye
ayitware bya burundu nk'impano y'ukuntu nari narasanze yaracunze bizinesi, yarafashije mu rugo nta kibazo bagize, abavandimwe bameze neza, ibintu byose byari bimeze neza. Nasanze mushiki wanjye yarashyingiwe, barambuza ahantu hose bazi ngo naragiye, batazi ko nzanagaruka. Ku James nahise mubwira uburyo mfite amakuru mashya, mubwira ko ngiye gukora ubukwe. James ugiye gukora ubukwe nande? Ugiye gukora ubukwe ninde mukobwa mukundanye noneho muri iyi minsi? Abantu bose mbabwira ko mfite ubukwe, bambaza umukobwa tugiye kubana, nkababwira ko nyine ari ibanga ryanjye bazamubona igihe tuzaba tugiye kubana. Ubwo hashize icyumweru ndi gutegura ibyo by'ubukwe n'ibiki, nabonye nimero ya telefone mpamagaye, numva Anita umpamagaye ari kurira, ari kuvugira mu cyumba yipfuritse. Ngo ese Anita ni wowe? Ati ni njyewe Pawulo, bite? Ndagukumbuye, nsigaye njya kuvoma udahari, ya majerekani nsigaye nyitwaza njyenyine, ubu ngubu ngeraho ngapepera nta muntu nkibona, za nka ntazo nkibona, sinzi aho basigaye baziragira, ni ukuri irungu riranyishe, ndagukumbuye, basi uzaze wongere usubireyo ariko tubonane. Numvise ikiniga, nabwira nti Anita ndi hafi kuza kukureba kandi bya burundu, nyine basi uzaze duhure tubonane, nanakuboneho ko ndagukumbuye. Ubwo njye nakomeje gutegura ubukwe, Anita amwoherereza amafaranga kuri iyo nimero, nabwira ntugure telefone yawe tujye tuvuganiraho. Hashize ukwezi Anita tuvugana, mubwira ko nzaza kumureba. Icyumweru cyarashize, mfata ibintu byinshi, mfata imodoka, mfata ndahaha ibintu byinshi, mpaha imiceri, mpaha ubutunguru, ibintu byinshi cyane, njya kureba Anita. Nageze iwabo, imodoka twazisize ruguru, abantu baje bikoreye ibintu byinshi, nje kureba Anita. Anita yarampobeye angwamo, nambaye neza, ndi Paul nyine apana Pawulo. Anita yarazi, yarambonye agira ubwoba, abona sinjye, abona biramucanga nawe, abona ntazi ukuntu bimeze ubuzima, abona bwahindutse mu gihe kidashize atarashira n'amezi 2, abona nyine abonye undi muntu utandukanye n'uwo nari ndiwe, ariko yareba akabona isura ndi wa wundi Pawulo, yareba abo turi kumwe akabona ni abazungu mu maso he. Anita twakoze ubukwe, ndamwimura mukura mu cyaro kwa Karaveri, Ampinka Muhinzu. Ubwo ngubwo ko yari umugabo wambaniye neza, wambereye databuja mwiza, abakobwa be tuba inshuti nyine. Anje wari utararangiza na kaminuza, yabonye ko nyine Pawulo yasuzuguraga ndi umuntu urenze, utandukanye nuko nari meze cya gihe cyari gishize. Ntabwo byatinze rwose, kuko icyo nashakaga ni umugore, kandi na Anita nari namubonye, nagombaga gukora ubukwe nkabana n'umugore wanjye akaramata, kandi unkunda bizira uburyarya, kandi unkunda bya nyabyo, unkunda akomeje, kandi nari naramubonye ufite imico myiza, ufite imico nkunda, ukunda gukora, ukunda ibitekerezo byanjye, ukunda kunshyigikira, nkunda ibitekerezo bye. Anita ubwo twakoze ubukwe bw'igitangaza, iwabo ndabimbura, mama we yarishimye, abana b'iwabo bose bameze neza. Ubu ngubu njya na Anita dufitanye abana 2, umuhungu n'umukobwa, kandi tumeze neza cyane. Anita yaragiyeho arabyibuha, ariko ubu nsigaye mujyana muri gym, nsigaye mujyana muri siporo, n'ubu yandebye arareba akarira. Nta gihe turebana ngo duhuze amaso abure guhita nyitegereza akarira, agahita mpobera. Ahora arira neza neza, nashatse icyatuma atarira, ariko amarira y'ibyishimo ahora yamusaze rwose mu maso he. Iyo ambonye anyitaho, arankunda. Buri gihe iyo nagiye isafari nta kindi mba ntekereza n'umugore wanjye, abana banjye, ndetse n'umuryango we n'uwanjye. Twarahuye turuzura, ubu rwose tumeze neza, amafaranga yariyongereye. Anita rwose asigaye ibintu byose abizi, ubu ngubu yarize kaminuza yarayirangije. Ubu ngubu Anita ni comptable, akaba na secrétaire wanjye, kubera ko James nyine yaje gushinga business ze. Ubu nawe afite ibintu byinshi arimo, nawe afite umuryango, yashyingiwe vuba aha ngaha. Ubu ngubu ibintu byose bimeze neza, nyine turi urugo rushima Imana. Ibya Chanceline, ibya Kelere, ibya Lydia narabyibagiwe, nabiteye umugongo. Ubu Anita njye nawe ni urugo runezerewe, kandi turishimira Imana yo mu ijuru, kuko turasenga cyane kandi dukunda abantu.
Ndabashimiye rero mwese, nuko inkuru ya Paul yagenze. Nge nitwa Nsanze, mwakoze kunkurikira, mwumva ko ni inkuru yagenze neza. Rero bakobwa, mujye mukunda, mujye mu rukundo murugiyemo. Namwe basore, mujye mukunda, mujye mu rukundo murugiyemo. Ntugakinishe umutima wundi nta byinshi ugamije kuri we, hato atibeshya azi ngo urugendo rwanyu ni rurerure kandi urugendo rwanyu ari rugufi rwose, mutenda kurambana. Murakoze rero cyane, mwakoze kunkurikira aho muri hose. Wowe usozanyije n'iyi nkuru cyangwa wowe uyumvise yose ikarangira, ndagushimiye byimazeyo, kandi nongeye kugushima kuba warakanze subscribe. Rero kora share n'undi wese uyimwumvishe ayumve, maze urukundo rwogere kandi Imana ibaho umugisha. Ciao ciao. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe wikanze ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, nitwa Nsanze. Ciao ciao, nakagaruka.